ariko Theo uranyibukira buriya ibyawe na Sandra ni gusa nta kibazo rega yagerageje kumba hafi pe ubwo urumva nibwo nari nkigera mu mujyi mbona yuko nari inshuti ya musaza wanjye ari kumwe na Diakonekazi hari yamuvuga we nari nje kureba ako ndebera mu muhanda aho mba ntaguhaza none nari nje kureba ese kiri kibazo kuki ambonye agagina atanaguseza ese ko twature mu muhanda ngamusuza hari iki andare no kuri je utamfata imyanzuro kaka uko ni ukuri okay yenje kwivugira na sasa wawe tugushimiye ko dukunda tudakwiye turi abanyabyaha Nyiringabimana muri iki gitondo cy'umuseso ciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru ndakwinginze kugira ngo unyezeho gukiranirwa kwanjye unyambike gukiranuka kwera nyagora kungoma Imana urakoze kuko uri Imana y'urukundo urakoze kuko utajya wita ku byaha byacu ndi imbere y'ubwiza bwawe ndakwinginze kugira ngo Nyiringabimana uzi ibibazo mfite uzi intambara mfite reka muri iki gitondo cy'umuseso nkwereke Imana ibibazo byanjye nzi neza ko wansezeranije kuzabana nanjye kandi simbishidikanya uri kumwe nanjye muri iki gitondo cy'umuseso nguzaniye icyifuzo reka Nyiringabimana unsobanurire uriya muhungu nyaguhora kungoma Imana biriya bintu ari kumpatira ese mwami birakwiye ngo mbyemere ese Nyiringabimana ikibazo mfite cy'uriya mukobwa mushikiwe nacyo urakizi uzi ukuntu ngerageza kumwihanganira ariko uko bwije nuko bukeye mbona arushaho gutera intambwe ajya imbere mu kibi ese mwami nakora iki abavandimwe n'inshuti twabagisha inama bakatugira inama tukumva tutanyuzwe cyangwa bakatugira inama bitewe n'uko bo bifuza cyangwa batekereza ariko wowe nzi neza ko ushobora byose ujye ubasha kureba ibintu mu itangiriro no mu iherezo reka rero nkwinginge nyaguhora kungoma Imana reka ngusabe ikimenyetso nk'uko wavuze ngo dusabe tuzahabwa reka ikimenyetso kugira ngo mbashe kumenya icyo ngomba gukora urakoze nyaguhora kungoma Imana urakoze nizeye neza ko utajya ubeshya kandi nzi neza ko imigambi ugambirira ku muntu waremye ari myiza atari mibi reka ukomeze kubana nanjye bisabye nizeye mu izina rya Yesu urakoze amen Imana ikansanga ikanganiriza uyu munsi byagenze bite kuko ibibazo se ndabikira gute noneho Alisa yagiye nta kumvugisha yampinduye nkaho ntacyo maze muri iyi ariko reka mbyihorere nzi neza ko Imana inkunda yarabinsezeranije reka nduhuke ndumva nananiwe Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe kandi arankunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima nishimiye ko yasankunda arankunda nishimiye ko yasankunda Gonna queen. Oh man, reka nduhugeho gato. Sandra mwana wanjye itegereze iriya foto wansabye ikimenyetso ndakiguha ntushidikanye Mbese uko mwanze kandi washyitsi bizi isaha ni bandi
Ni karibu rero. Star. Ari sasa umukuye ko mbona yewe ariyeme kugenda mu nzira duhuye ariko mwe na Diakoni kazimisha nditamo kumukozana. yewe nanjye nari nasinziriye nari mfite umunaniro. None Sarisa yari yagiye gusura Diakoni kazi. Mbona yongeye gusubira muri zanjye so zive kugenda Amuntu ntago byoroshye. Ubwo narimo ntambuka ndimo nzanje basanga na Diakoni muri kagakungu ka bakongeye. Ndamubaje Sarisa kurangara nayo nta kinashubije. Dore ndiko tugira yanga. ariko Sari kuguhana no kukubwiriza. Usasanga nukuri umbabarire hari icyemezo mbona mfashe nuko ntakugishije inama ariko umbabarire ndagifata ndasubirwa. Nese icyo cyemezo ni ikihe wafashe ko numva ngize ubwoba. Ya Sanda nukuri buriya nafashe umwanzuro ukakaye kandi ugoye kandi mfite ibyishishe ngiyo. Reba cyagihe nta usone yampaye gaho yaraye. Reba n'ubu musanze mu nzira gakungu na Diakoni. Mu by'ukuri gusumbabarire kuba bikoze ntakukije inama ariko nukuri biragoye. Nese wamufatiye uwe mwanzuro. Ugiye kumukubita se? Oya. Usi nkumi ngano ko niyo gukubita. Oya niyitegure azatuye ntabwo musida hano. Ko nukuri kandi. Nyine nta kibazo nimba ari uwo mwanzuro mwafashe. Ntagende yitegure nta kintu nawenza. Nda witegure nyine ngo aransuzuguye kuko ndi umugore cyangwa umukobwa. Sasa Karamenye. nta gisubizo uri kumva bimeze bite. None se ubundi amafaranga urayafite? Bo urabizi nta mutugera amafaranga ariko uriya wambwiye ko wemeye cyangwa se wabishimye twanagira nk'amisinya sheke nta kibazo. Ntacyo ugenda uyimusinyisha. Urakoze cyane kandi bishimye. So ndabona Lisa amaze kwitegura. Reka tugende. Gusa ariko tuva mu kanya twaza guhura ahandi tukavugana. Nta kibazo reka mbaherekeze. Urakoze cyane. Ari rwose mbonye n'umwanya wo kugusezera. Musaza wawe yafashe umwanzuro nyine uyihuse atarindiye ntacyo nzabasura. Kuba yanjye nami no mu kibyago byanjye ujya umbafi tunsige njyenyine nami Yesu we ujya umbafi Yesu we ujya umbafi We Peti ari Karame. cyangwa tike rero ujye mu rugo ndaje mu kanya hari ahantu uciye tega akamoto ugere mu rugo. Sa nta kibazo. Ubundi Theo ku cyama y'amafaranga ngo ninega akamoto ngende ngere mu rugo ubundi agiye he? Kanze mukurikiza amaso ndeba hano. umubiri uranze tunsige njyenyine nami Yesu we ujya umbafi Harebegwa impamvu amaye amafaranga ngo ninege naho yaragiye guhura nture umukobwa ngo ni Sandra buretse nanjye kamba kurikire ndeba aho bagiye.